iyumvire nawe, muraho neza mwese bakunzi bakurikiye Igisubizo TV show. Mwese mbifurije amahoro n'imigisha mu byo mukora byose, ni muhahe muronke. Uyu munsi wa none tugiye kuganira ku kiganiro ndetse ku kibazo abantu benshi bakunze bibaza bati kuki abadivatiste basenga kuwa gatandatu aho gusenga ku cyumweru? Kuki abadivatiste basenga ku munsi wa karindwi aho benshi bakunze kwita kuwa gatandatu ntibasenge ku cyumweru? Ese ibi babikura hehe? Dore igisubizo cyuzuye kandi gisubizwa mu ijambo ry'Imana. Muri iki kiganiro tugiye kwibanda ku ibice bitatu by'ingenzi. Igice cya mbere, inkomoko y'Isabato. Isabato ntitangirira ku idini cyangwa ku muntu runaka, ahubwo yaturutse ku Mana ubwayo. Ni ukuvuga ngo Isabato ntitangirira ku idini cyangwa ku muntu runaka, ahubwo yaturutse ku Mana ubwayo. Mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 2 kugeza ku murongo wa 3 haravuga ngo ku munsi w'Isabato, ariho ku munsi wa karindwi, Imana yarangije imirimo yayo yose, iraruhuka, ituza, iraweza. Aha niho havuga cyangwa se havuka Isabato, umunsi wo kuruhuka, gusenga, kwibuka umuremyi. Mu mategeko 10 yanditswe n'Imana ubwayo ku musozi Sinayi, kuva igice cya 20 umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 11 haravuga ngo ujye wibuka umunsi w'Isabato, uruhuke kandi uharire Imana. Ibi bivuze ko ari itegeko ry'Imana ryanditswe mu mabwiriza yayo ubwayo. Ku gice cya 2, Yesu n'intumwa bakoze iki? Mu gihe Yesu cyangwa se mu gihe cya Yesu nawe yitonderaga Isabato. Ibi biboneka muri Luka igice cya 4 ku murongo wa 16 haravuga ngo Yesu nk'uko byari bisanzwe yinjira mu isinagogi ku munsi w'Isabato, asoma mu byanditswe, ndetse n'intumwa zakomeje kuyubahiriza nyuma y'uko Yesu azamutse. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo amaze kuzamuka, amaze kuducungura, ubwe yarazamutse ajya mu ijuru kudutegurira aho tuzaba. Intumwa nazo zasigaye zubahiriza Isabato kandi ziwitondera uwo munsi w'Isabato, ari wo munsi wa karindwi. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 13 umurongo wa 42 kugeza ku murongo wa 44 hagaragaza ko Pawulo n'abandi bigishwa cyangwa se bigishaga abantu ku munsi w'Isabato. Ni ukuvuga ngo Pawulo ndetse n'abandi bose bigishaga mu gihe cy'ahambere bakundaga kwigisha ku munsi w'Isabato. Bivuze ko nubwo haje izindi mpinduka, haraje izindi mpinduka cyangwa se hari kuza izindi mpinduka mu by'amadini nyuma, Isabato yakomeje kuba itegeko ry'Imana ridasaza. Mu gice cya 3, impamvu abadivatiste b'uyu munsi cyangwa se abadivatiste bubahiriza umunsi wa karindwi, ariwo munsi w'Isabato. Abadivatiste bemera kandi bakubaha umunsi wa karindwi kuko ari wo munsi watoranyijwe n'Imana, ntawe wawuhindura, nta n'uwahawe ububasha bwo kuyihindura. Isabato ni isano y'urukundo hagati y'umuremyi n'abantu be. Isabato ni isano y'urukundo hagati y'umuremyi ndetse n'abantu be. Soza bityo rero, gusenga kuwa gatandatu cyangwa se gusenga ku munsi w'Isabato si umuco mushya, ni gusubira ku itegeko ry'Imana ry'ukuri. Gusenga ku Isabato si umuco mushya, ahubwo ni ugusubira ku itegeko ry'Imana ry'ukuri. Nk'uko rero
buri wese akwiye kwiga agasoma akamenya icyo ijambo ry'Imana rivuga, kuko ukuri ni guhinduka. Murakoze cyane gukurikira Igisubizo TV Show. Njye nitwa Dore niyo mugabo. Ntucikwe n'ibiganiro byacu bikomeza kubaka ubumenyi no kwemera. Siga like, usharinga iyi video kandi ukande subscribe urimba utarayikanda kuri iyi channel Igisubizo TV Show. Sangiza abandi babashe kumenya no gusobanukirwa byinshi kandi babashe kumenya ukuri, igisubizo cyacu. Mbashimiye uburyo ki mugiye kubikora kandi mbashimiye uburyo ki mu nkunda mukomeje kunyereka ko mu nkunda. Imana y'amahoro ibeze kandi ibatunganye. Soza ndasuhuza abadufata umunsi wa karindwi aho bari bose. Imana ibahe umugisha kandi bakomereze mu buntu kubwo kwizera. Amen.